kuko muri iyi minsi ibintu rwose ibintu byose byagiye binkatira byigendera, si ubu kuko ngewe nzabaho gute koko? Ariko numvishije yuko hari ukuntu ushobora gukora akantu k'ingororamubiri nawe ukagenda waguka ukazana inda ikagera aha bikamera fresh. Ahubwo buriya muri iyi minsi ndaza gukora ibaba kabisa, ntabibonye pe. Kuko hari abandi njya mbona bagenda bagakora imyitozo bakiruka nkabona bameze baba baricara bakimerera gutya, ari aba boss bibera aho kabisa. Meze bro. Ni sawa man. Action. Byari biraho se bro. Meze neza kabisa wose. Ndaho muri iyi minsi wari ukomeye. Ndakomeye cyane meze nk'urutare. Ashanje nabuze aho nkorera imyitozo. Guki? Cyane rwose. Wabuze gukora imyitozo? N'ukuntu muri iyi minsi ngiye muri iyi minsi nakoze ibintu byo bita bar urayizi? Bar yo mu nzoga. Oya, bar imwe bajyaho ukuntu bakinyonga byatara. Cya kindi byo nicundongore. Icyo ngicyo ndakizi cyane rwose. Urakizi neza? Papa. Jewe yinyere kureba. Ku buryo wajyaho ntuneshe impanuka. Papa. Mbwira tirahari urebe ibintu mukorera. Ako bro ntukemeye cyane rwose. Ndabona utayizi wowe. Nturi kumbeshya irahari? Irahari bar. Tugende. Sawa reka tugende rwose. Sawa reka tugende mani. Bro bar wayibonye se? Njye nayibonye, ahubwo reka nze njyeho nkwere. Nise bro. Niyo ngiyo mani. Nze nkwereke rwose. Ariko irakomeye. Bro irakomeye nta kibazo ifite, kereka ahubwo wowe ntugira ikibazo cyo guhungabana. Oya ndumva yebabo. Ndumva warayikoze nabi pe. Ni ibiki? Kiraguye se? Baba we ko yari yemese ngarayizi. Baba kanjye kumuhungeza ahubwo adapfa bakaba banamfunga. Nabo. Ibyo byawe se? Ibyo byawe. Wowe urajya kuri bare ugahanuka ukikubita hasi kandi wambwiye ko uyizi. Oya rwose nta kabazo naringize pe. Ariko bro ngiye nakurusha akazi. Jyaho se turebe. Nanjye kanze nkurushe bro, nanjye njye wowe urifata ukagwa ukajyaho ukazamuka ugahita wikubita hasi. Kanze ngiye nkurushe. Wambonye se bro? Nakubonye rwose.